akaba nkunda kunyweraho hariya mu Kiyovu kitwa Tiyamo harya karafunze bakamagara ati ngino tukugurire byeri simushana twirebere filime abahaguruma none nakabya bingana ikibaze ko nkabya nta mafaranga mfite ibaze mfite amafaranga natwikise tugiye kukoza muri batatu tugiye kukoza mugiye kunyoza hano baranakoza uri umuhungu muranyoza twambaye ubusa ihiye harahiye nibandi bikururiye ibwami bana ndaje minota mikirika nze hagurumana hano mwaye igikomangoma abakobwa baracyoza kaga service ndagashaka nk'umwami mama mfite ubwoba hari abakobwa batatu ngo bashaka kunyoza mu cyumba banzo tuze turi mu kindi gihugu bafite imico itandukanye bafite amahame bagenderaho nawe genda ubibemo nk'igikomangoma mana genda bakoze mwana wanjye genda ub'igikomangoma genda wishimire kozwa kwawe genda abakobwa bakoze kandi unahatwike uyu nawe ari hano ni mama wiwana yari indaya none kumbe nawe mu mazi bari kumwoza yewe gakanope imyanya y'ibanga tumaze kuyoza asubira yongere wose mu myanya y'ibanga kugira ngo tumenye neza ko isuku yaho imeze neza mu myanya y'ibanga menya ari mu kirenge yewe uyu bavuye kumwoza mwaramutse nyiri cyubahiro banyita Mirembe restaurant. Please allow me the honor of trimming your most precious hairs. Ndakwinginze unyemerera imisatsi yawe tuyikoreho ryake. Oya ndavuga imisatsi yo ku mutwe cyari kigiye gukura misuyime. Nimbo bazanye bwami. Bisa nko bakogeje neza. Bitewe n'ukuntu uri guseka kiri kumwenyura bavuye ku cyoza ahantu hahiyerega nawe uraharibuka yibwira. Uyu nugiye kumukaragira ngo imisatsi